Izi nazo zirandambiye. Igihe nagendeye narabona n'umukomisiyoneri n'umwe undangira nakodesha inzu. Sikirite zingana nyabaye. Izi ntangazi zibamo n'abasazi kweli. Umusazi ninde? Wowe uri kuza ugongo mbazi iki wundi urikora tugiye mu maraso wanesha wakana wowe. Kugwana ntago ari cyo kintu cyanzanye hano ngaha, ahubwo wandika nkigendera. Urabona maze n'iminsi 3 narya. Ni n'akazi k'ubukomisiyoneri karanze bro. Kumburi n'umukomisiyoneri mani. Yo bro, twe tugiye no gupfa ubusa nanjye nahereye kazi akare nshaka inzu nayibuze. Ahubwo amata bya amavuta. Ahubwo nkurangira inzu. Wabugize neza bro. Ubwo se mani haraho zikodeshwa. Oh, kambaze wushu numve nimba zanza kizifite. Hello. Zanzu uracyazifite se? Oh, nanzi ko kizifite. Ese ubundi sha, ubundi ufite amafaranga? Ese bro, icyabuze nta mafaranga, we shaka inzu amafaranga arahari. Kuri ngi ibintu biriho bro. Oh, sha. Ubundi naringiye ku musaza bita Napoleon, waza tukajyanayo kubera ko naba afite inzu zikodeshwa wasanga naho urazibona. What? She's pregnant. Hey! I hear me to me, by me. Ko zigiye umuntu yababwiye ngo bazakore zino jaride ntago babona ko kuko zimaje kwandura. Abantu bari kunesha umutwe kuri telefone. Yego sha. Oya ibicuruzwa byanjye ntago byajya mu Rwanda se. Izo kontineri ntago zazagera mu Rwanda. Ndagapfosha rukara. Byagenze gute se? Ako se manager ntabwo nabwiye ngo banze basore fagitire mbere yuko biza mu Rwanda. Sawa ndaje mbikurikirane naribi. Ako se gate man baba yagiye koko. Ntago ari kumva ko abantu bambuze ku muryango koko kanze njirebere. Saza se ngo ni Napoleon ko kimwe kidafungura. Gate wacu n'abagahari. Abantu bagiye kunkuraho urugi bandera. Tujyanye basha. Mzee Napoleon. Karibu naribu. Mzee Napoleon. Iki gisambuza nini cyagana hehe? None ari ndangiye amazu hano ngango ahubwo waba uyafite. Ukuruse komisiyo minsi myinshi man. Ndabona mfite n'umushyitsi. Ni meza Mzee Napoleon. Ahubwo se iminsi myinshi. Nkuzaniye n'umuntu ushaka inzu ahubwo se waba uyifite ngo umwereke.
uko ubizi kwa Napoleo habuze iki kitabuzeyo ni inzu sibyo se bon afite amafaranga ariko komisiyoni wewe tujya kuza bakurasha mu mutwe hari tujya kuza nawe nakubwiye ko mfite amafaranga kutabanje kumubwira ko mfite amafaranga ngaho bimwibwirire muzehe kitabuze kuri njye ni amafaranga nizeye ko utari muri bwa bahungu shaho buza bukangiriza amarangi ugasanga buri kwezi ndi kuvugura inzu zanjye uri kumva ashaka do abo komisiyoneri mubone wasohokeye mu gipangu ibintu utaza kubivugana kuri telefone uri kumva cyane n'uyu mupangayi wanjye dusigaye ndi kumubwira ibiciro by'inzu sibyo ariko na pro rwose urumva nagenda utama yanjye n'inzara mba nirirwanye man nyine man ntari bindaza subise ko nje ntago njye nambura man ahubwo naho kuri telefone muzehe utamaye amafaranga yanjye twe twanywa nadupfura tw'umweru ngasohoka naho kuri telefone gira vuba cyangwa magana imbwa zize kwizikubyesha ura naho kuri telefone boss mwambwiye uko ikitabuze wanyara amafaranga inzu zanjye se burazishobora ra boss kitabuze nta mafaranga iwawe ngo wowe nyereka inzu ndakubarira inote nguhereze nkwereke inzu tutaravugana amafaranga kangahe inzu zanjye shambure imwe ni 100 cyumba n'agasaro ni 500 komisiyoneri se yari yakubwiye yambwiye wowe numva nyine ushaka n'inzose yo kubamo ni 500 ku kwezi uranyumvira ibyo byoroshye ngende nkwereke inzu boss we utagenda bibaze bite genda ariko boss haricyo numvise neza kubwira ngo tugende ariko hajyanga icyumba ngo nangahe nakubwiye ngo shambure ni 100 icyumba na salo ni 500 inzu yose yo kubamo ni 500 wowe gasaza nubusawe wowe urumva amafaranga baguce watanga hase ni kwa president ngiye gukodesha ni kwa minisitiri ni kwande komisiyoneri ntabwo yabikubwiye ko amafaranga aba ari menshi wanjye ndagasaza nubusa hano uzi ko ari wanjye tugende nkwereke inzu wavuze ko amafaranga uyafite tugende bigenze gute ko mbona wa musaza uri muzima cyangwa bagutemye mu bwoko ubu mu by'ukuri amafaranga nyapfushi usaboje gukodesha inzu koko mu by'ukuri nyuma yo gusanga harimo imiba nayo nkwereke ukuntu nakuyira imiba nka ziriya imbaba gusase iminyorogoto ntabwo wayishimye nayishimye se urabona ngende imbiba nje muri umuheno wa musaza cyane nkwereke ndi ubona hari ijana nimba ijana uyanze tuye nkwereke 500 iyi nzu ni ijana aruzi kara si shambure rero ha musaza we niyo nzu ari 100 by'ukuri rero nzizoye zigumana zihamana inzu zawe rwose wa musaza we niba ari inzu izari zo nzu zawe reka nkubwire rero sha mbwira nta muntu uza mu gipangu cyanjye ngagenera amafaranga ya visita maye ntago ibyo bintu bibaho nimba ari ibyo ngibyo ndaguhamagara imbwa zikurye cyangwa amagare geti imana za gusora nayibona amafaranga afite aha uri kwinjiriza ndi nayibona ntayo nkwaye nanjye ibyo byigumanira ukaza mu gikari wanjye. Let me tell you something. 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 Wait. Let me tell you something. 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 Wait.
Why are you running?